hano nazibagirwa Tom Close ko yari umuntu w'umugabo koko. Twigeze gutega Jaguar tujya gukora indirimbo mama w'abana. Uraseka ikisi? Tugira ibyago Jaguar ya bisi twakunda ngo kwicara inyuma bimwe urumva turaba star ingofero mwinjiye muri Nyabugogo mwihishe ntago twarebye idirishya neza twicayeho kumbi idirishya ryavuyemo. Urabona imbeho y'i Kigali Kampala ibirometero 521 buriya kuba atazi uko bireshya Kigali Mbarara ni ibirometero 250 n'ibindi. Niyo mpamvu bakunda kuhagara niho mita ya mbere irangirira, mita ya kabiri itangirira Mbarara ujya Kampala. Twatabawe n'igikote kinini cyane muyoboke yari afite. So twumvikana ko uko twicaye muri Jaguar turi batatu tuzajya dusimburanwa ku mbeho. Wambara igikote ujya kwidirishya ikagukubita iminota nka 20 wamara kutitira neza hakajya hundi. Iyo mbeho sinzayibagirwa iragenda tugeze Kampala. N'ubura cyayumva cyane. Gusa ikindi kintu nazibagirwa Tom no muntu wacaga bugufi nari umunyamashagaga. Ndabyiruka Washington akimara gukora beat ya umunyarwandakazi ni mama akubitamo ibintu bye nyine radio agisoza arasohoka ngaje gushaka Tom Close ngo ashyiremo igitero. Mbona arampamagaye ngo Tom ngo ngwino ushyiremo igitero cyawe. ari wahamagaye nabaga nambaye amashineti menshi n'ibintu nk'ibyo n'amafime n'ibigofero. Tom yari simple nyine uraho urumva. So ndamubwira sinze Tom njya guhamagara Tom araza ndamwira rero muvandimwe biragaragara ko udasona umusitari akira bino bi za Chanel turazimu. Aragenda niko kugenda akora iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo yaradushimije kuko ni collabo yafunguye amarembo y'abandi bahanzi b'abanyarwanda. Munshimire Dr. Tom Close Muyombo. Suruse TV. Uretse gato umviriza aha. Muyomba Thomas azwi cyane nka Tom Close. Tom Close ni umuhanzi w'umunyarwanda azwi cyane mu njyana ya R&B. Yavutse ku itariki 28 Ukwakira mwaka w'1984. Avukira mu karere ka Masindi ni muri Uganda aho ababyeyi be bari batuye. Nyuma yaho yimukiye mu Rwanda ari naho yarangije amashuri ye yisumbuye. Uretse no kuba umuhanzi, Tom Close ni umuganga akaba yarangije amasomo ye y'ubuvuzi bw'abantu muri kaminuza y'u Rwanda i Butare mu mwaka wa 2013. Abahanzi benshi cyane baganirije ukababaza ngo ni mwami wa R&B mu Rwanda. Abenshi cyane bakubwira ko Tom Close nta kuzuyaza ari umwami wa R&B mu Rwanda. Abenshi cyane bamugeranya ko ari intare ituje iri mu ndiri yayo, ariko iyo ntare ibashe gutonoma umutonomo wayo wumvikana paka n'irwo rutamasimbi. Carlos Pore uyu ni umwe mu bantu babashe gukurikira muzika ya Rwanda, uruganda rwa sinema mu muziki nyarwanda, agiye kutubwira byimazeyo ku murongo wa telefoni uburyo ukuntu yatangiye kubona Tom Close mu myaka ya 2007. Agiye kutubwira uburyo ukuntu Tom Close yari igihangange koko. Carlos Pore gutyo nyine muri icyo gihe akizamuka. Urase uramutse ko kuri legend ahubwo uyu muziki ahubwo ariko natajya bimenya ubundi Tom ni nkaho ari watangije umuziki kabisa. Ana mbere n'umuntu abatije biririmbiraga andi muhanzi uzaguze imbere yaho na undi kabisa. Bevye izamukiye imwe n'abantu bose n'abantu barapeye nyine ba Riderman ako Riderman bo baje nyuma ye. Ariko ubundi Tom niwe ni nkaho ariwe wabwa utangije mane ari umuntu urenze n'urumva n'umuntu yigaga ni Butare. Umva rero byari birenze kandi icyo gihe muri Butare se byari bimeze bite muri Jai na Entertainment nkuko mwamuvaga muri za secondaire hari awigaga za Espanya muri bya byacu ko Butare ko ari umuziki w'u Rwanda. Itaramo byose hafi ya byose
niho byaberaga nabo bitwaga bane ari Mike ndibura umutipa wajya gukurikirana ibyo by'abahanzi Mike Karangwa Mike Karangwa na Arisudi na Marisi bati bose niho babaga n'ubundi niho babikurikiraniraga na ba David Bayingana urumva rero shahare kandi babizi ko nabo bahedinze ari abatune bari bahedinze umuziki kabisa aricaga bagakiza rero niho yaho Tom yese uzamukira ni nawe wazamuye The Ben sinzi niba uzi n'indirimbo ya mbere bakoranye ko yari ya Tom sinari nkuzi ni nawe wagize The Ben wari we rwo nibyo yakubesha indirimbo ntabwo wiza ikorana anamushakira performance ari Butare n'ubango urumva The Ben yazamutse kubera Tom Close kabisa ni Tom rwose amumenyekanishije pe Tom yari akunzwe bingana iki se muri birabihe 7 Tom yarayoboye n'icyayo kubwira umaguma ya mbere wifite urumva nawe bitamumva nyine umuntu uko yarameze shari yo umuntu ari ukunzwe kabisa none si ubwo hari ukuntu kuri za segonderi bakoraga boom nka boom wasaga harimo nk'abantu bafitinga cyangwa se baririmba bageza kurimba R&B neza cyane nka Tom Close nyine umuziki wa kera kuno umeze abantu hafi bose batazi no kuririmba pore urakoze cyane umva merci beaucoup mane ngo turi kumwe urakoze nta kibazo sawa merci narire sawa aho manu namujima no muri agent bro Manzi Tom Close yakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye afatanyije n'abandi bahanzi twavugamo Igikomere afatanyije na Bulldog, You and I ni indirimbo yafatanyije na Syntax, Bibaho ni indirimbo yakoye na Arisudi ndetse Barayombayomba afatanyije n'itsinda rya Kina Music. Munyemere tubikira iki kiganiro. Ndashimira buri umwe wese wabasha kugira uruhare kugira ngo kino kiganiro kibashe kuba cyatambuka. Ndashimira buri umwe wese ukurikira ibiganiro bitangwa kuri The Source TV Rwanda. Uyu munsi twe tuganira ku bigwi n'amateka ya Tom Close. Dr. Muyomba Thomas ni umunyabigwi koko ugiye kumuvuga bwakwira bugacya. Turashimira n'umukunzi wacu wadusabye ngo tuzamuganire kuri Tom Close. Iyi ni Source TV, njye wateguye ikiganiro nitwa Aisha Ardos. Yabashimiye.